igikoko n'abakameramani igikoko ariko kubera ko bwari ubwa mbere habayemo experience noya ariko kuba nagize amahirwe nkabona igikundiro kingana kuriya ababibonye hari haje nk'abantu barenga 500 koko uko amasaha yazamukaga iriya mbuga yari no kuzura yego rero habayemo akantu kubera ko bano bantu nago mbazi tugomba kubishyiramo umuteka nawe ukaza wiyambariye uko akatari kuvuga ngo duhuriye ahantu hamwe nta muntu bizi nta muntu utabizi. You already know me, my people out there. Call me the teacher in the city, the vibe and the fiesta, the leader in the jungle, the dream and the struggle, the second story. Unyite ruti kanga ruti janda rwema w'intwari mbarushimana ndishongo reme mukotaniro nkabaruti kurashorwa amabuka abanzi banyita umuhungu umuhanga ku muheto nahize n'abato architect yo mpuye namwe turahuza. Uyu munsi rero wari umunsi w'igikoko wo bitaye Bogare nyuma yuko avuye i Buganda akaza mu Rwanda yise ateguza abakunzi be igikoko day. Nanjye nazindutse nje mu gikoko day ariko ibyo nahaboneye namwe mugiye kwibona muraza kubwira ngo ni ibiki. Ariko icyo nabonye ni iki mu ncamake nabonyemo imitegurire mibi kutagira kwa poor communication skills cyangwa se kutavugana n'inzego mu mitegure cyane cyane y'ibintu nk'ibi ngibi kubera ko habaye iki habayeho kuko kuba yewe Bogare yahageze n'abantu be bahageze ariko inzego z'umutekano ziramuhagarika nyuma yuko abantu bari batangiye kugenda babeshi ku rwego rw'uko byagaragara ko bashaka kuza no kurenga 2,000 cyangwa 5,000 yari yavuze ko igikorwa kizatangira mu masaa 5 z'amanywa kikageza ikigoroba ahamagara aba content creator abahanzi ababyinnyi abanyamuziki abakina komedi abantu benshi mu nzego zose zitandukanye cyangwa se mu ngeri zitandukanye z'abakontent creator bose rero bari bamwitabye baraza ariko mu by'ukuri batazi ngo tuje gukora iki turatangira ryari ninde muyobozi ninde muntu haza protocol yabyo ni yihe nicyaje kuba rero bamaze kuhagera abantu benshi bagenda bahaza inzego zimwe na zimwe zitangira kubona ko umubare w'abantu utangiye kugenda wiyongera hari hatangiye no kwivangamo abakora ibikorwa bitari byiza bityo rero bahita bahagarika Yobe Bogare bamubwira ko nta burenganzira yari afite abwo ukuza kugira ibirori akorera ahangaha ndetse sabwe guhita yirukana abantu be bose bakahava. Icyabaye niki bose bahise bahava baragenda abanyamakuru bamwe bari bahageze barimo nka Indahiro Valence Papi yari yahageze namwe mu banyamakuru bibindi bitangaza makuru bitandukanye tutagiye kuvuga ariko Indahiro Valence Papi numwe mu bahageze abura umurongo w'ikigiye kuba n'ikigiye gukorwa ahita yikubura aragenda n'abandi benshi batandukanye ko bibazaga ngo tuje gukora iki hagiye kuba iki nicyo cyatumye bagenda. Icyabaye niki nyuma yuko bahavuye bamwe mu bari kumwe na Yobe Bogare bamukurikiye baza mu gashyamba ngo baze kuhaganira bagira ibintu bahakorera ari nabyo tugiye kubereka nguko uko byagenze. Gusa icyo nabonyemo harimo poor communication kutamenya ngo urashaka iki uragikorera hehe biraza kugenda bite ari nabyo bamwe mu bajyanama ndetse no mu bayobozi babwiye Bogare bamubwira ko iki gihugu kiyobowe neza kandi ibintu byose bikorwa kuri gahunda bityo kubikora nabi bishobora kuba byateza umutekano muke hakaba hazabiramo kunywa urumogi kuri bamwe bagasanga bararwanye kubera ko nta nzego z'umutekano zihari bakabikora nyine nk'abikoresha bikaba byagira ingaruka ku baturage ndetse no ku buzima bw'urubyiruko muri rusange. Ngaye nguko reka tubareke mukurikire ikiganiro twagiranye na Yobe Bogare ndetse namwe mu bibazo twamubajije nuko yaje kubagenda abisubiza. Ngene twa Alexis Mbarusha nkorera kuri Arimba TV kandi subscribe cyangwa se abone niba rugambere ugeze hano. Yes, murazi nitwa Rutikanga Rutijanda rwema ntware Mbarushimana ndishongo reme nkotana nkabaruti kurashorwa mpabuka ni Arimba TV. Uyu munsi wari umunsi w'igikoko day no munsi igikoko cyateguje abamukurikira ndetse n'ibikoko n'udukoko twose twakoranye twaje hano ku mbuga ngari twaje kumva ibyo Bogare yaduteguriye. Yeye yabwiye abantu ko abazaza bazarya abazaza n'abamotari bazabona moto zibasubizayo uko byamera kose. Ahamagara abafatanya bikorwa ahamagara ba nyira amahoteli n'abandi bashoramari bose ababwira ko ku munsi w'igikoko cyangwa se igikoko day uzaba ari umunsi udasanzwe azakora ibitangaza. None ndagira ngo tumubaze Bogare umeze neza? Ngiye ndashimira Imana first of all. Kano kanya anatangiye ibintu numva na bantu mfite n'abantu twakorana ibintu bya danger dufite ariko kubera ko bwari ubwa mbere habayemo experience noya ariko kuba nagize amahirwe nkabona igikundiro kingana kuriya ababibonye hari haje nk'abantu barenga 500 koko uko amasaha yazamukaga iriya mbuga yari no kuzura yego rero habayemo akantu kubera ko bano bantu nago mbazi tugomba kubishyiramo umutekano kubera ko mamya
ko bano bantu nibaza ndatanga message nzima ari nabyo nsaba leta ngo ibe yanyumva babe bama umutekano niyo bama abasekirite basanzwe abantu tukabashyira ku murongo ariko guhura ahantu hamwe nta mutekano nawe twabisabye iryo niko ryo kosa ryabayemo neganya ko dusaba undi munsi wo kuwa gatandatu icyumweru gitaha tugashaka maison de jeunes hano i Kigali igahuza urubyiruko bakaduha ahantu hari abasekirite hari protokole abaje bakaza baza ati bishyuye aya ngaya cyabaje gukora iki bakaba bafite umwirondoro wenda abantu bafite kubona uyu nguyu yambaye uko ntago ari ubusazi ni creativity ye urumva nawe ukaza wiyambariye uko akatari ukuvuga ngo duhuriye ahantu hamwe nta muntu ubizi nta muntu utabizi. Bogare abantu benshi bamwe mu gukurikirana no ku mbuga nkoranyambaga nabonaga bakubaza ngo ubundi haraza kuba iki wari wateguye ibihe bikorwa jya intego ya mbere nari mfite je du umuhungu naturutse Kayonza nakoze ibintu byinshi nkora ama content menshi ngira ibyago birasibwa abantu benshi bari barambwiye ngo Bogari ngo kwa karindwi kwa kujyanye ngo warazimye ngibiki je nashaka kureba urukundo rwa nyarwo abantu bankunda atari ngo wakanze foro ahubwo umuntu uzi Bogari niba mvuze ati rero duhure akaza abantu igihumbi hari amahirwe menshi ko tugomba gukora ibintu bya danje ariko icyari cyaduhuje ni iki ngiki kano kanya hari abana b'abahanzi bakiri bato batarazamuka hari aba content creator baba bafite phone isanzwe bajya TikTok agashyiraho hari abanyamakuru niyo baba ari bakwe ko batarazamuka rero kuba twakihuriza hamwe buri wese agafata video umuhanzi agakoresha content creator agakoresha n'umudansa umudansa agahura no mu blog ibyo bintu birabyara positive muri showbiz urumva icyo kintu nashakaga ariko wabayemo akabazo haje abantu benshi tubura uko tubakontorora. Bogare ndihuta n'ikibazo kibigira kiti uri umuntu mukuru kandi umaze kugira abantu benshi bagukurikira wamaze kugira Instagram ifollowing n'abantu bagira muri 65 aya nari mfite 75 yego ya kabiri fungura mu munsi umwe baretse ngira umunsi umwe igira 23 mu munsi umwe indi igira abarenga nyifata ifite 90 bayitwara ifite 120 hiyongeyeho 30 mu cyumweru fungura indi ya kane ifite 16 byuzura na 7 mu minsi 12 yego icyo ngicyo kikwereka ko ufite umubare w'abantu benshi bagukurikirana ikibazo cyanjye nashaka kukubaza niki ese mu mitegurire y'uno munsi haba hari abantu waba waregereye babajyanama ngo bagufashe gutegura uyu munsi cyane cyane nk'abasanzwe bategura ibintu by'ibitaramo n'ibindi bintu bijya gusa n'umunsi nk'uyu nguyu cyane noneho abajya bashaka gukoresha imbuga nayo bashaka gukoresha niba babonye ama video turi convention mamyaka baba content creator bayafashe bose sibyo nanjye ari nayo nafashe baneruye sibyo ibiki nibiki rero baturebe nk'abantu bari seriye nono kano kanya twebwe twakoze icyo bita isuzuma mu kinyarwanda ni nka test iyi ni test rero niba abategura ibitaramo abashoramari abakora ibintu biri seriye kano kanya bareke kundebamo ishusho y'umwana bandebemo umuntu mukuru urumva niba ari abantu bafasha ko organize ibintu binini babifashe tuvuga ati kuza mu gitaramo cyanjye cyangwa kuza mu gikoko day cyangwa kuza mu munsi w'aba content creator tukawita uko ni subscription y'ibihumbi 3 mamya ko bano bana mbibateguje mbere y'ucyumweru tukavuga ati dukodesheje nka Grit Hotel cyangwa tugakodesha handi tukabikorana mu buryo bwo kwamamaza urumva ati buri wese azajya yinjira tuvuge niba runywa fanta akiri munsi y'imyaka 18 anywe fanta ayishyure 3 ayinywe unywa mitsingi ayishyure 3 ako kanya Bogari tuzakora ibintu bifite protokole bifite umwihariko bifite abasekirite bifite kuza wambaye uko bifite kuza wishyuye bitari ukuvuga ngo uciyeho wese araje tuginze kunza imbere y'umuntu tudasabye uburenganzira ibyo si byemewe rero ama big company restaurant nini ama brand ya Danje nabiremeremo nk'umuntu mukuru yego kano kanya niba nazanye abana 500 mbikoze umunsi wa mbere hazaziramo ama creativity match rero tuzagira abantu 200 kandi kano kanya n'uburi hotel n'uburi restaurant n'uburi ibiki na za MTN man kano kanya bahimbye paka yitwa igikoko urumva mamya ko urubyiruko runkunda rwayikoresha man sinzi neza niba wumvisha ikibazo nakubajije ngo mu mitegurire y'iki gikorwa cyangwa se igikoko day haba hari abantu waba waregereye bakuru mu mitegurire y'ibi bitaramo ngo bakugire inama nanjye nagusubije ngo nabo niyo mpamvu byateje iki kibazo naboneraho gusaba ibyo nari ngusubije mu kanya mvuga ngo batwizereremo abo bakuru abategura ama events ya Danje tubigire seriye niba afite igikundiro niba afite kuvuga ati mani muze dukorane mwabana mwe bakaza urumva se
kano kanya baze bishyuye niyo batakishyura tugire protocole duhurire kuri mezo duhurire hehe duhure mu bikorwa by'urubyiruko birwanya sida birwanya ibiyobyabwenge kano kanya n'abaje babinywa mamya ko niduhura gatatu bakabona ukuntu duseka dukora content bazabireka kuko umwanya wo kubiyobyabwenge azajya wuza aze muri content creation no influencer blogging. Yego ushingiye kubikubayeho nyuma yuko mugeze kuri convention bamwe mu bayobozi bashinzwe umutekano hari bakabegera bakabwira ko bitemewe nta burenganzira mwabisabiye ndetse bakabasaba guhita muri nahava aricyo gitumye tuza hangaha tukabihuza na kumwe bamwe mu nshuti zawe bajya bavuga ko Bogare ngo ahubuka ndetse ngo atize ntago baza ko bagiye kuvuga ko impamvu n'ubundi Bogare ari uko atize ariyo mpamvu ategura ibintu bipfuye nabo bize bazakore nk'ibi ngibi turebe ko baza none bazanasaba uburenganzira nje kano kanya ntago nigeze nkora ibintu mvuga ngo nuko mfite ubumenyi buke nuko mubuka njewe iriya mbuga ya Convention Center twagiye tubona nka T Brown bakajya gushutinga hakaza abantu benshi aba content creator nge nari naketse ko it's a content turaza turi abantu bake ariko bitewe n'uburemere mfite ntago wabuhubuka ngo ubone bari abantu rero abavuga ko natize none ngiye kubyongeramo amashuri bancinja byongeramo amashuri byongeremo gutegura ubundi mumba n'ukuntu ndi igikoko kano kanya tujye tuvuga ati kano kanya twebwe dufashe agatete gatonya ko muri ka Kigali urumva gakwirwamo abantu 800 abantu baze tugura amatike dutangira uko tubikora uko kano kanya hashobora kuba habaye nk'igikorwa muri stade Amahoro kano kanya nkavuga ati Fondation Bogare yashinze yo gufashanya kwa content creator uyu munsi turiyerekana muri BK Arena muri stade Amahoro rero mu guhubuka mfite kubyemera kuba ko nanjye natabanje kubaza bitewe nuko natarinzi uburemere bw'izina ryanjye ariko kwa komenye uwo ndiwo menye urukundo abantu bankunda nshaka ngo bakomeze banankunde tuziye kubyongeramo imitegurire protocole bakaba banataga subscription gakeya urumva ngo ibintu bijye ku murongo kuko nago babaho umutekano mutishyuye ibyo bintu bijye ku murongo bimenyekane niba nabyiza mbere yo kubikora tubibwira umujyi wa Kigali. Yego abamwe mu bibazo nagiye mbona bagiye gukoza muri comment section haba kuri groupe ndetse n'ahandi bavugaga ko igihe by'ubwabyo nacyo cyari ikibazo bakibaza bati kubera iki wahisemo ko ubundi ibintu nk'ibi dusanzwe tubona ko mu masaha y'ikigoroba kubera iki wahisemo ko ubishyira amasaha ya mu gitondo abantu bakabaye bari mu kazi bati ibi ntibyari rimwe mu gukurura ubunebwe mu rubyiruko aho kujya mu kazi mu yindi mirimo yabinjiriza bakaza muri ibi ngibi erega buriya nuko mutarabyumva urumva first of all nimubona Bogari Instagram ibura nkarira nkaboroga nimukagire ngo ni ibintu bitanunze urumva kano kanya bino bintu by'ubu content creator by'ubu TikToker ubu blogger ubu YouTuber nicyo kintu cyoroha kugikora ariko iyo umenyekanye nicyo kintu gikomera kugikora rero kano kanya nimwumve ko kuba umuntu aje gukora content saa 4 z'amanywa urumva se ari imburamukoro cyangwa nakazi afite warimo kurema akazi ariko ako kazi mu Rwanda ntago baragaha agaciro nicyo tuzira urumva ariko ibi ntago ari imburamukoro niba ushobora kurebwa n'abantu 5,000 video ikarebwa n'abantu 5,000 abo bantu ku munsi wababona mugura ku muhanda biragoye kano kanya amakampani yamamaza amasabune acuruza telefone acuruza ibyombo acuruza ibiki batwumviremo babeseriye kuri twe baduha amafaranga dukore content nzima nje kano kanya ndimo kuvuga nk'umuntu uwo mwanya wavuze na utaye nk'imburamukoro akari icyo byambyariye nubwo nyuma nagize ibyago urumva rero kano kanya of course ubikora ari imburamukoro bitakwinjiriza akiyugumye uhozaho usenga ukora cyane bibyara akazi ukivuga kuri icyo kintu reka mbabwire ko muri Filiz Photo Image ari igisubizo ku bibazo byose wibaza muri Filiz Photo Image ni studio ikora amafoto muri Sama ngaho nyemera nyine mbikore kubera ko niko kazi dukora yego turi muri Sama ni ibirori abantu bakora ubukwe muri Filiz Photo Image niho hantu bashobora gukorera ibirori byiza bitazibagirana bakorera Ikagugu ni Filiz Studio ku muhanda wa Rompo yerekeza hariya
ibatsinda kuri gare. Bahamagara kuri nimero zikurikira ni 0788 Firizi Photo Image. Ibirori bifotowe neza bizira gusaza ndetse no kwibagirana. Nkomeza n'ikibazo gisa nkaho gisoza Bogare. Ibyo wari witeze uyu munsi n'ibyo ubonye n'irihe somo bigusigiye? Isomo bimaye nuko ngomba kumenya agaciro k'izina ryanjye, akamaro bigomba kungirira, abakunzi banjye nabo bakanyumva, tugahuza tugakora ibintu bizima. Turacyari bato, bamya ko mu bantu baje kundeba nawe ufite imyaka 30. Generation turimo kuganamo nimwe ba star bejo, nimwe ba MC bejo, nimwe bahanzi bejo, nimwe ba DJ bejo, aba mufana batangiye nkamwe. Rero kano kanya mufatirane iki gihe TikTok urebwa ushyiraho ikintu kikarebwa, ukaza uri nka motari ukango we mabure, ukaba umusitari, ukaza uri Bogare nkundisha abantu, ukarikundwa nawe uzaza n'ibyawe bikundwa. Rero kano kanya tumenye ko ari twe bejo, urumva ari twe bejo, kandi ikindi dukundane dufashanye, kandi ikindi nitwiyemere, urumva se ako tugasoza twongera tukabibikora. Ibintu bibiri ugiye gukosora kuwa gatandatu, tuvuze ko kuwa gatandatu ariko hazaba undi munsi. Ibintu bibiri ugiye gukosora bizaba, ndagira ngo cameraman badufashe iki kintu bagifate neza. Ibintu bibiri ugiye gukosora bitazongera kubaho mu gitaramo cyangwa se muri Igikoko Day kizaba kuwa gatandatu. Ni Igikoko Day ikintu cya mbere, niva hano ndagenda negere umujyi wa Kigali, mbereka ibyo nkora, mbereka intego mfite ku rubyiruko rw'u Rwanda gufuza gukoranya imbuga nkoranyambaga, kuko bino bintu biruhura abana, birabafasha. Nk'ubu bari mu biruhuko niyo target, urumva abari mu biruhuko, abarimo gukora ibiki, twese duhuze. Inama ebyiri nizo warumbajije. Ibintu bibiri ugiye guhindura bitazaba kuwa gatandatu, nukongeramo nugusaba uburenganzira leta, tukayibwira twebwe dukora ibi ngibi, muduye umwanya, turifuza gukora muri munodo aba security mubaduhe, urumva twerekane target dufite, atari uko ngo tuje ko ngo munkundisha abantu, atari uko turirimba igikoko, tuze tuvuga ati kano kaya dufite target yuko umuntu wese ukora kuri TikTok akangurira abantu be bamukurikirana nubwo ari bake kwirinda sida, ako kantu kwirinda ibiyobyabwenge, ariko akongeramo na jokes zacu. Icyo nicyo kintu ngiye guhindura. Icya kabiri, abakunzi banje nawe kabisa ibintu byo kuza wambaye uko, of course uri umucontent creator, ariko ibi ngibi ujye ubyambara ugiye gukora. Kano kanya nago nzajya gusaba uburenganzira restaurant ngo tuyamamarize tuyihostinge nguze wambaye uko, urumva abankunda tuze dukeye, turi ibikoko, turi smart, kandi ikindi twanasomye ku buryo tuzajya tubanza buri wese tukabanza tugahura ati tuzahurira izi saha ngaha, tuzaba twabisabye uburenganzira, tuzavuga kuri izi ngingo, niba ari n'abatanga amafaranga shaka 2 cyangwa 3. Kano kanya turacyari bato, kano kanya mwabonye amakampeni ahuza abantu benshi bikarangira bikunze, natwe tukabikora ibikoko. Dusoza rero mureke mbasabe ikintu kimwe, nagira ngo mbasabe twese tuvuge ngo igikoko, katubisa igikoko n'amakamera igikoko, 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 nuzabese igikoko.